Ntibyari byoroshye habe na gato habe na kanzugurunya. Nawe ibaze match yahuje abasirikare bakora ku mpande zombi ebyiri zitandukanye zinahabanye cyane, harimo intera ndende. Ntibyari byoroshye mu kibuga rero, umuntu yazamukaga kuri baro akayimanura akigira agacurama, undi nawe akayimanuza ikirenge agakubita ishoti ry'umuriro. Byari match isaba ingufu, yari match isaba imbaraga zikomeye cyane. Ubwo Abajepe barinda President His Excellency Paul Kagame bari bahuye n'abasirikare batwara ibimodoka bya rutura bashinzwe kabisa kuyobora imodoka zirenze cyane mu gisirikare. Bari bahuye rero, yari match itari yoroshye, yari match y'umuriro, yari match y'akamaramaza. Nanjye aho narindi byansabye kuyikurikirana, ariko byarangoye, byansabye yuko norera ahantu hejuru mu giti kugira ngo mbashe gukurikirana iyi match yaba bagabo. Ni match rero yabayemo udushya twinshi, ni match yaranzwe n'ibintu byinshi, abantu baravuze, abantu bavuze ibintu bigiye bitandukanye. Gusa reka nze nkubwire ngo byari byifashe bite. Ni match icyambere cyo ni match yitabiriwe n'umuhungu wa His Excellency Paul Kagame, uyu nguyu muri kugenda mubona ku ifoto twabashyiriyeho, bamwita Ian Kagame, son of President His Excellency Paul Kagame. Yari ari kuri stade rero akurikiranye iyi match, ubwo yari yambaye umwambaro, uyu nguyu murimo muragenda mubona ni umwambaro w'abasirikare bashinzwe kurinda President Paul Kagame. Ni umwambaro w'Abajepe rero. Ian Kagame yari yaje yambaye, yaje gufana bagenzi biwe kabisa barinda President Paul Kagame. Gusa ni match n'ubundi yaje kumuhira, biza kurangira ikipe y'Abajepe barinda His Excellency President Paul Kagame ibashije kwitwara neza, ibasha gutsinda abasirikare batwara ibimodoka bya rutura. Ni match rero yabaga kuwa mbere kabisa, ni match yari faya, gusa yari match iryoheye ijisho, yari match kabisa buri umwe wese yakifuza kuba yare.